Hello guys, muri iyi video kwereka uburyo wacuranga radiyo ukayicurangira hanze nta ekuteri irimo, abantu muri kumwe nabo bakabasha kumva, haba harimo nk'amakuru cyangwa muri kumva ikinamico cyangwa umupira cyangwa urubuga rw'imikino, mwese mukabasha kubyumva. Muri iyi telefone ya Airtel Imagine kwereka uburyo wabikora. Yitwa Vidas. Kamanzi nakira ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, kora subscribe ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi by'ubwenge by'ibona mu Rwanda. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Tuza abantu bari mu burasirazuba, mu burengerazuba, majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, bari hanze y'igihugu, za Burundi, za Tanzania, za Uganda, bose turabasuhuye. Nta mpamvu yo gutinda rero, reka dutangire. Let's go. Babutsa ngo muri iyi video kwereka uburyo wacuranga radiyo muri izi telefone za Airtel Imagine ukayicurangira hanze nta ekuteri irimo. Muri iyi video ngiye kubereka muri izi telefone za Airtel Imagine kwereka uburyo wacuranga radiyo ukayicurangira hanze nta ekuteri irimo. Muri izi telefone za Airtel Imagine mugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Vidas. Kamanzi mikaze ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, wawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, kora subscribe ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge by'ibibona mu Rwanda. Nta mpamvu yo gutegereza. Nubona iyi video wayikunze, ukore like, kandi kuri like uyisharinga inshuti zawe ziyibone. Muri comment mbazamo indi video nawe ukora ikindi kintu cy'ubwenge ushaka kumenya, ibisubizo vuba cyane. Urakimbaza muri comment ubonye video wayikunze, ugakora like, ukayisharinga n'inshuti zawe zikayibona. Tuza abantu bari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari hanze y'igihugu, za Cote d'Ivoire, za Bujumbura, bose turabasuhuje. Nta mpamvu yo gutinda rero, reka dutangire. Let's go. Ikintu cya mbere ugomba gukora, uraza hano kuri application ya FM Radio. Izere kuri kuyibona, urazikandeho. Urabona tugera kuri radiyo, urakora uhita ubona ko iri on. Urabona hano biradusaba gukoresha ekuteri. Ntabwo hano yavuga nta ekuteri irimo. Kandi nakubwiye ko niba kwereka uburyo wayicurangira telefone hanze ntibivugire muri ekuteri, ahubwo bikavugira hanze. Waba uri kumwe n'inshuti zawe, yaba ari amakuru mukayumvana cyangwa ikinamico,
yaba ari umupira cyangwa urubuga rw'imikino, ibindi bintu byose mukabyumva. Ubwo leta urabona ko telefone yacu nta ekuteri irimo, niyo mpamvu radiyo yanze kuvuga, tuzawushyiremo ekuteri, nyuma yo gushyiramo ekuteri uhita ubona ko radiyo yacu ivuze, urabona ko radiyo yacu ivuze, ntabwo muri bubyumve kubera iyi application nakoresheje kandi kubikoresha n'iyi telefone, ntabwo muri bubashe kubyumva, ariko uko bigaragara radiyo yacu iri kuvuga, waza ugahindura iyindi radiyo, ukaza ugahindura aho ushaka, nta bintu bigoye wabishaka kumva bitewe n'ibyo mushaka kumva, ushobora gucuranga kuri radiyo Rwanda, radiyo Musanze, Kwetu radiyo, Kiss FM, Magic, bitewe n'iyo ushaka gucuranga. Hano rero bihita biri kuvuga, uraza ugakanda kuri aka kantu, aka kantu kari hano hejuru, kari kumwe n'utudomo dutatu, uraza ukagakandaho, ndizera ko uri kukabona, uraza ukagakandaho, urabona ko hano bihita bihinduka, noneho iyo umaze kugakandaho hano ahantu hahita hazaho ekuteri, amajwi ahita asohoka hanze, ahita avugira hanze muri telefone, abantu muri kumwe bagatangira kumva ibintu ibyo uri gucuranga, niba muri kumva amakuru cyangwa urubuga rw'imikino, haba ikinamico cyangwa ibindi bintu muri gucuranga, byose mubyumvira hamwe n'inshuti zawe muri kumwe, gusa njye ntabwo muri kubyumva kubera application ndi gukoresha, ariko gutya biba biri kuvugira hanze, ndizera ko nawe ubibonye, wowe warebye iyi video kuva itangiye kugera irangiye, warebye akantu kandi step by step, ndizera ko nawe wabasha kuba wabyikorera, ntukajye ucuranga radiyo ngo ushyiremo ekuteri mu gihe uri kumva wenyine kandi uri kumwe n'inshuti zawe, ndizera ko ubona uburyo wakoresha ukajya usohora amajwi hanze, nabo bakumva niba ari amakuru cyangwa iki, ibindi bintu nawe uri gucuranga nabo bakabasha kubyumva. Niba iyi video wayikunze, kora like, uyisharinge izi nshuti zawe, muri comment mbazemo ikindi kibazo nagukorera, ikindi kintu cy'ubwenge ushaka kumenya. Njye mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Videz. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibonera ku gihe. Ndizera ko nawe wabasha kuba wabyikorera, wowe warebye step by step, akantu ku kandi, nawe ndizera ko utaba ufite iyi telefone ya Airtel Magic, gucurangire muri ekuteri uri kumwe n'inshuti zawe, wasohora amajwi hanze nawe bakiyumvira, bakiyumvira ibyo uri gucuranga nawe. Niba utarakanda subscribe, ukanda akantu ka subscribe,
ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibona mu wa mbere. Mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Vedaste. Duhure muri video zitaha. Bye.